mbona bihita Kazitunga uw'igikundiro ololo. Twijya kure, hari umugore twigeze kumva ari gutuka Shakira yitwa Fina Tunga, muramuzi? Tunga afite undi mushuti we bakoranaga bimwe n'ubu bagikomeje umugambi umwe, yitwa Mukanyiko Sylvie. Asi kuri TikTok yise ngo ni Lady Sylvie. Mumusharinge Fina nayo mumusharinge iyi video nayikoze bo ndi kuvuga Fast mama wanje we uburenganzira agomba kubuma nkamuvuga, ni umubyeyi wanje. Sylvie ntabwo musabye, uwo ngo wundi Tunga ntabwo musabye. Mu cyubahiro rero bagomba babagore. Reka mbumvishe video hanyuma ndaza nyuma yayo ndababwira ibindi bintu byinshi. Murumva byinshi. Sylvia Mukanyiko, whatever you call yourself, icyo wiyita icyo aricyo cyose. Ndabona babajwe nuko navuze ko nsanzwe ntakuzi. Ntabwo nkuzi. Ikigaragara wowe nanjye tuva mu isi zitandukanye. Ntabwo turi abantu bamwe. Ntabwo dutekereza kimwe. Dufite experience zitandukanye z'ubuzima. Ntabwo tubyumva kimwe. Bityo rero ndagira ngo umfashe hasi. Mfashiriza abana hasi. Wantutse bihagije. Wantutse untuka ku bana banjye, untukira abana. Wansebeje bihagije. Kandi nta mpamvu ushingiyeho igaragara ituma unsebya untukira abana. Ngewe impamvu ntuka bare. Okay, nagaciyo. Mwumvishije neza, mwabonye neza, murabyumva nyine nk'abantu bakuru. Tugaruke mu mateka gatoya y'aba bantu. Mukanyiko na Lady Sylvie ni abantu nyine turabazi, nyine twe tuzi imigambi yabo. None hagasuzuguro badufitiye, urwango batwicariyeho, buretse wumva aka kantu neza, ugakurikire neza, ngiye kukabumvisha. Bari abantu bo muri Afrika baba bantutse tagije, kandi nta mpamvu ushingiyeho igaragara ituma unsebya untukira abana. Ngewe impamvu ntuka bari abantu bo muri Afrika baba bantutse, bari abantu baba bantutse bo muri Afrika, impamvu mbatuka nk'abasubiza nuko nzi ko mu Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bya Afrika bidakurikiza amategeko.